Mbacire umugani mbabambuze umugani, ntuzumvikana aranjye azasanga ubukombe bw'umugani bukiziritse ku muganza nda w'inzu. Umunsi umwe Petero Nzukira yari yiriwe atemera ibishyimbo mu ishyamba, yari yakoze ubutaruhuka kuva mu gitondo cy'umuseso kugera amataha y'inka, akabwirwa ko agiye kwira. Ageze imuhira asanga ibiryo bitarashya, atangira kuvunagura umugore we ngo ni umunebwe. Nuko umugore aramuhindukirana ati, mbese Petero mugenzi wanjye, kutahanye nabi byagenze bite? Mva ko abagore turi abanebwe, urareka ejo tuzagurane imirimo nzirirwe ntema, nawe usigare mu mirimo y'imuhira. Tuzareba urusha undi kuvunika, ntuzarangize imirimo ye neza. Petero ati, ndabishimye. Wabona ukazumva ukuntu umugabo avunika, none ahari byazagutera kurushaho kunyubaha no kumenya ko ari njyewe ugutunze. Nuko mu gitondo buracya, izuba ritaraganya kurasa, umugore atora inkoni n'umuhoro ajya mu ishyamba gutema. Yagiye yishimye cyane arushanwa n'inyoni kuririmba. Petero we asigara imuhira. Hashize umwanya atangira kwicwa n'irungu ry'imuhira, ariko yanga kwiheba, agerageza kurirwanya. Niko kubuganiza amata mu gisabo, atangira kuyacundana ubuhanga bwinshi. Murabizi kuko bisanzwe n'ubundi imirimo mishya itera umwete. Ariko agasusuruko kamaze gukwira, Petero atangira kuma mu mihogo. Ahera akajya gushaka akayoga mu rwina bataragamo inzagwa. Urwagwa rwari rutaze mu gitariro kinini cy'idebe. Icyo kidebe cyari giteretse ku gasenge k'imitambiko itatu, kandi cyari gifite urufunguriro rw'icyuma mu ndiba. Nuko Petero amaze gukiranura ko kuma kafungaga, agiye gutega ibinika ku mwenge w'igitariro, yumva ingurube irafutagira amata mu muryango w'inzu. Niko gutera hejuru ati, amata yanjye we yashize. Nuko rero mwabana mwe, ko yagafashe ibinika mu ntoki, ahita yiruka maze asanga igisabo gihennye n'ingurube yigaragura mu kiziba cy'amata. Ingurube imubonye ishaka guhunga, igihe igiye kumucaho ayiguhereza ibirika munsi y'ugutwi. Ingurube yikubita hasi irashya rimwe gusa. Igihe akiyikorakora yicuza icyo akoze, yibuka yuko yasize adafunze igitariro, ahubuka nk'iyagatera, yihina mu rwobo, anyerera mu kiziba cy'urwagwa, yicura intembe. Abyutse asanga cyakamye. Nuko Petero Nzukira ava mu rwobo ajejeta inzoga. Sinakubwira isoni n'agahinda yari afite, reka inyota yaramusabaga. Agenda yegura igisabo, ajya kukibuganiza abandi mata. Igihe hacunda agejeje hagati, yibuka ko inyana ikiri mu ruhongore. Ati, yoo, dore amanywa amaze gukamba kandi sindahura inyana. Ahera akariruka ajya gusikingurira Sine. Ariko kugira ibyago bitera kumenya ubwenge. Yamaze kuzitura inyana, aribwira ati, ubwo nasigaranye n'umwana w'igitambambuga, nkaba kandi ngiye kuvoma iki gisabo ningisiga ahangaha, ari buze kugihirika. Ndamuzi n'inkubaganye, nkaba kandi nongeye gupfirwa ubusa. Nuko akizirika mu ijosi, agenda akinagana mu bitugu. Atora akabindi ajya kuvoma amazi yo kuhira Sine. Igihe yunamye adubika ikibindi amata yo mu gisabo aseseka mu mutwe no mu iriba. Nuko Petero yunamika mu iriba ati, ibi ntabyo, nta mata, nta mavuta nteze kubona uyu munsi. Reka gusa njye kuhira inyana, ntakenesheje rwose, ntikigiye kurisha. Inzu yanjye yamezeho ubwatsi buryoshye kandi bwinshi. Reka nayijugunyeho ibishazashaza byinshi, henga njye kuyuriza ntacyo bitwaye. Uruhiza rwayo rurakomeye kandi hasi yubakishije amabuye manini. Inzu ya Petero yari yubatse munsi y'umugunguzi muremure, mu rubega rw'umugunguzi hareshya n'ubutaka. Petero niko kuhatambika ikibaho kinini cyambukiranya inzira n'uruhiza rw'inzu, abona kucyurizaho inyana ye. Ariko rero Petero ntiyashoboraga kuguma hejuru aragiye inyana, kuko yagombaga kugemurira umugore we
niko kuzirika umurunga ukomeye mu ijosi rya Sine, awumenesha igisenge utunguka mu nzu imbere. Hanyuma uramanuka, azirika wa murunga ku kuguru arebwira ati, nuko inka yanjye nishaka kumanuka ndabimenya. Ahasigaye Petero atangira gukora, akebagura inyama vuba vuba, arobaha mu nkono, acuranya ibitunguru n'inyanya, inkono ayitereka ku ziko, yiyegereza inkwi aracana. Ngo hashira akanya, sinirambirwa kuguma hejuru y'inzu, kuko hayiteye impungenge. Ishaka kumanuka mu rubega ruteye ku mugunguzi no ku kibaho, ibonye ko ari habi, ishaka gusubira inyuma. Ubwatsi bw'inzu ikandagireho burasohoroka imanukana nabwo. Muzi rero ko Sine yari iziritse ku mugozi, kandi umugozi Petero yari yawuziritse ku kuguru. Mu kanya Sine imanutsemo, Petero nawe aritera, amaguru ashita mu gisenge cy'inzu, acurika umutwe. Iyo icyo gisenge kidakomera biba byarabaye bite? Bizimana. Petero yamaze gufatwa n'igisenge cy'inzu ye, Sine inaganira hanze, maze sinakubwira imiborogo. Muka Petero abonye uko ibiryo bitazi igihe, ararambirwa agaruka imuhira kureba. Kandi n'imbeshyerwe ibyo gutema byaramutondaga. Nuko abonye Sine inaganira hanze, biramutangaza, arisimbukuruza umugozi wari uyifashe awucisha umuhoro, inka yikubita hasi. Ubwo iho baduka vuba, Petero nawe mu kugwa yabanje umutwe muri ya nkono yari ku ziko. Amahirwe ni uko umuriro wari wazimye, naho ubundi aba yarahiye, yakabutse ku gahanga no ku zuru, akuka n'amenyo abiri. Umugore yamaze guca ikiziriko, yinjira mu nzu, atabara ibibomborekanye, asanga umugabo we amaze guhaguruka avirirana amaraso mu kanwa. Niko kumubwira amuseka ati, ari njye nawe ninde warushije undi kuvunika none? Yewe, sinjya kugutabira amacumu rwose, wakoze kandi pe wavunitse. Umuntu watetse agacunda, akarera umwana, akica ingurube, akarwana na Sine, mugakotana bene aka kageni n'ibindi ntazi. Ngaho rero noneho kubitaniraho no kungaburira. Nuko Petero araceceka, abura icyo avuga. Sinjye wahera, hahera Petero Nzukira n'ubwenge bwe. Mwakoze kudukurikira kuri channel yacu ya YouTube. Ndabasaba gukomeza gukora subscribe, mugasigaho na comment kugira ngo tumenye umugani mwifuza ko twazabakurikirizaho. Murakoze. Abaciraga iyi migani nitwe Ikunda Bitone, akaba ari